Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Inkunguzi y'Inkware wanditswe na Mukamusoni Fulgence unonosorwa n'itorero indamutsa. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Mbese ko tugira byinshi bitugora mu buzima ni ngombwa kwiyambura ubumuntu. Byaba byifashe gutaho tuba aho turi ba miseke igoroye. Aha, Fuguziga n'umwana w'umunyarwanda. Dukurikira umukino. Uri mwiza uri gitego mutarutwa ngo ubwitonzi n'ubugwa neza nibyo bikuranga ngo urukundo rurasanzwe abantu bakaruvuga bakarufata uko babyumva abandi barucuhurika reka ndekeraho abandi barucuhurika nzarwakira uko warumpaye ibindi mbe mbihigitse uri mwiza mbega indirimbo nziza twamye nawe twaba neza neza ariko disobanza bavamo umuhanzi mwiza avuga uti umugabo mwiza ahubwo nagutetesha najya nguterura naguha ibyo ushaka byose biri kuri iyi si ya rurema si byose ariko noneho urandanyije pe gutese ngo ibyo rurema yaremye byose wabima cyane rwose ntacyo wambura na mukunzi nibyo rwose none se ubwo ngusabye izuba warima izuba gusa se ongeraho n'ukwezi ahubwo ariko rwose wisetsa ndumva imbavu zihiye ako disi ndagukunda nanjye ndagukunda rukundo nawe byaba ariko bimeze cyane rwose ubu ngubu ngize umugore mwiza witonda nkawe naba ntangiye kwibera muri paradiso rwose ariko nawe urakabya oya rwose ntabwo ari ugukabye wivugira neza mu kajwi keza nk'akakana mbese nta wundi musa ni byose koko ndakubeshya se shaho ndacyategereje kumbwira yego ubundi nkajya ndyama ngasinzira nkizigura rwose ariko se David uteze yombi mukunzi ko nakwemereye urukundo ikindi wifuza ni hari ikiruta urukundo se ntangiye kugira icyizere noneho ariko hari ikintu utasobanukiwe ni igiki ubwo urabona nyine Thomas igihe dukundana nubwo yenda atari kinini cyane ariko twese nta mwana urimo si byo se ubwo ushatse kuvuga iki David nyine reka tuve mu magambo gusa dutangire gahunda yo gushyira umushinga wacu mu bikorwa si byo se mukunzi ariko ndumva icyo gitekerezo ari cyiza rwose ntiwumva se gusa nyine igise kandi nizere ko utagiye kumbwira ko hari inkomyi humura nta nkomyi ihari none se ikibazo ni ikihe koko babare n'umbwire nuko nyine mba numva ntaritegura neza harabura iki se koko urabona
nyine mba ndi ku kazi kenshi ndabizi kandi ntabwo ndamenya neza igihe nzagira mu kiruhuko ngo nitegure. papa mbese nibyo yewe humura rwose pe ndabizi abaganga mugira akazi kenshi koko ahora n'iki ko twagowe. ndabizi cyane rwose mfite mushiki wanjye w'umudogiteri ariko nabonaga atajya aruhuka. nibyo none se ubu yagiyeyo kubishyira mu mitagiye umfati yagiyeho nanjye nzakujyana mu minsi iri imbere. se burya yewe uzi ko bivuze ngahita numva ngize ubwoba we. ubwoba se bw'iki? niko uzi koko ko mbonye uhise ubabara. ndishishe byihorere kubwo uzi kuva iwanyu ukajya w'abandi we. yo akaba baririmbye ngo ni agahinda ariko ihorere ma sibyo ko muri ntabwo aho uzajya ari hahandi. nibyo rwose ahubwo rero ndashaka kuzajya kukwereka umuryango vuba kandi tuzahera kuri dogiteri mushiki wanjye dore ko ari hafi no kubyara. kumbega byiza cyane rwose ariko nungutse igitekerezo shiri nguteze yombi ntiwumva se ahubwo waretse tukazajyayo yarabyaye noneho tukagenda tugiye no kureba umwana. sha reka nkwereke akira kora aha rwose nibyo byaba ari byiza koko tukayongeye no kumuhemba. ni impamo rwose naho ubu ngubu rwose arinaniriwe akeneye kuruhuka nta jugujugu z'abashyitsi. ubwo niba ari byo uhisemo rero reka nzabanze nkujyane kwa mukecuru hanyuma ahandi tuzagiye nyuma. umerewe ute se Dina sheri? meze neza rwose nta kibazo. ka bebe karasimbuka neza rwose. nuko rwose ariko imigeri yakwemereye nabi rero ntibajya kubyara narazahaye rwose. ni byiza cyane ubwo gasimbuka. ubwo bigaragaza ko ari kazima rwose. n'ubundi iyo umubyeyi atwite ikintu cya mbere kimubwira ko umwana uri mu nda ari muzima nuko aba yumva akira. harya ubwo iyo adakina ntabwo aba ari muzima? ntabwo buri gihe iyo adakina biba bivuze ko atari muzima ariko mu gihe umwana yatangiye gukina aramutse amaze nk'umunsi wose adakinnye wagira amakenga kujya kwa muganga bakakurebera niba nta kibazo afite. ntabwo nari mbizi ngewe rwose. ugomba kubimenya rero kuko ufite umugore w'umuganga. ibyo ni ukuri rwose ariko urananiwe bambe. ariko rero niyo myenda wazingaga yihorere ndaje nyikuzingire rwose ndaje mbigukorere hanyuma wiruhukire pe ntoye uri kuvunika. yewe ngwino umfasha ahubwo ushaka kuruhuka byo reka da. none se ntabwo ushaka kuruhuka rero? uragira ngo uzagire ikibazo ndetse n'umwana utwite sheri? reka mbikore rwose. tuza rwose ntabwo ibi byantera ikibazo. uravugisha ukuri? reka ndi dogiteri cyangwa arabyibagiwe. ntabwo nabyibagiriwe rwose. none se kuba dogiteri bivuga kuvunika sheri? ntabwo dogiteri ngo twita ngo aruhuke nk'abandi bagore. ubu koko wowe ntubona iyo nda twita ukuntu ingana? shira impungenge rwose. iyo umugore abura igihe gitoya ngo abyare yirinda kuvunika nk'uko bivuze. none nibyo nakubwiraga. ariko gerageza gukora uturimo tworoheje nk'utu ngutu tutamusaba imbaraga. aranagendagenda agakora ka siporo koroheje ahubwo. ubwo rero ku kagoroba nimubwira ngo dutembere ntibigutunge. ese ngaho noneho komeza da nta kibazo ariko rero reka ngufashe birangire vuba sibyo se? naho gutembera byo imodoka irahari rwose uze tugende nta kibazo. imodoka kandi none ubwo wagerayo utagiye n'imodoka. ariko sheri uribuka ko uri iminsi 3 yonyine ngo ubyare? ndabyibuka rwose. none ubwo urashaka kubyarira mu nzira? umara gutembera navugaga ntabwo ari ukujya kure. uramperekeza tugende gahoro gahoro hano tugere hariya haruguru n'agatoki ku kandi turebe uturabyo twumva akayaga n'utunyoni turirimba twa nimugoroba hanyuma twigarukire. mbega ibintu byiza yabisubiremo rwose. ariko nawe rwose wisetsa nta mbavu n'ifite. ariko uzi ko unyibukije muri fiyansaye we. nibyo. ariko Dina ndakumva mugabo mwiza.
nanubu ntabwo ndumva impamvu wahisemo kujya kubyarira kuri biriya bitaro pe. Ni ukuri rwose ahantu bose binubira kubera serivisi mbi haba Dina. None bazakurangara nawe n'umwana wanjye mukagira ibibazo koko. Ubu muri uru Rwanda wabuze ahantu heza uzajya kubyarira koko kuko amafaranga atari ikibazo. Nawe mbwira pe. Sheri mfite impamvu nahisemo kujya kubyarira kuri biriya bitaro. Oya rwose njye nanubu ntabwo mbyumva pe. Ni ukuri ndabikurure ko simbishyikira rwose, nta nubwo binanshimishije na gato, nuko udashaka kubyumva. Shyira umutima hamwe, nzabyarirayo kandi impungenge ufite ndazumva, umva ntacyo tuzaba. Dina, Karame, waretse kujya kuntesha agaciro koko. gute se mugabo nkunda? Ubwo koko nuramuka ugiriye ibibazo abantu bazavuga ko twe twabuze iki ngo tujye kubyarira ahantu hiyubashye banagufatana neza. Sheri Ndakumva. ntabwo uzi yuko ejo bundi nabonye ibaruwa imenyesha ko mu kwezi gutaha ngomba kujya kuyobora biriya bitaro. Ibyo ndabizi, ariko nyine wabyarira byibura waragiye kubiyobora bakagufata neza, nyine nawe urabyumva nk'umuntu w'umuyobozi wabo. Oya nzajya kuhabyarira ntaraba umuyobozi wabo, nibyo nshaka. kingura di kandi niba mudakeneye kuvuga mu birori. Asore mwaramutse muga? iki aramutse ni kwa mugore we. Iyo ubona ufunga urugi rwo mu bitaro nkagomba kuza nkomanga, ubu uzi ko ari wowe ukinga uko wishakiye. Mu mbabarire rwose ntabwo nari nafunze, ahari hegetseho ni ukuri. Ntabwo njye impaka nawe di. Soni koko ubu utanisanga hakinde nzakomeza njye kuvura abandi, ntabwo ari mwebwe mwenyine muba mukeneye kuvurwa. Ariko rwose ndarengana, ntabwo hari hafunze. Ubonye se hari urufunguzo nkoresheje mafungura, cyangwa se tujye tuharangaza ntidushyireho urugi n'ibyo mwifuza? Wimbwira amagambo menshi, ntabwo nkeneye ibiryo vuzivuzi ryawe. Mbese ubundi imiti nanditse hano ku ifishi warayiguze? Imiti yihe? Ntabwo wambwiye ariko. Ntimunyumvira, ubwo urabona uyu murwayi urwaje mutera ihe miti kandi ntayo waguze. Ariko se muga nari kubyibwira. None wowe wabonaga azaba hano haryamye gusa nta miti afata? Hazakira kuko uryamye hano gusa? Ariko rero rwose urandenganya. Ubu jewe namenya ko wanditse imiti nkajya no kuyigura utabimbwiye koko. Ariko banza ushira isoni madame. Ahubwo nari nitonze reka mvuge. Niko wa mukobwa we. Rigiye muganga ku buryo mba nasuzumye umurwayi nkamenya icyo arwaye nkanimbwiriza kugura imiti. Kwiki? None se wanditse umuti ntubimbwire ngo ngugure. Ubona njye nshobora gusoma ibingibi nkanabyisobanurira. None ukaba mugore. Ntabwo nagutuka rwose. Ariko urakabije kandi jewe sinjya ndipfana. Nkabyiki. Uyu murwayi wawe ntagiye kwirirwa atavuwe kwera wowe. Muganga rwose winteranya n'umwana wanjye. Njye wigeze umbwira ko ngomba kugura umuti nanga kuwugura. Uzuvuga nabi ukandika ukagenda ntacyo uvuze. Umva di, twumvikane. N'undi munsi ntuzongere kunshogoza. Uranyumva? Kuko ushobora kugira ingorane ntihagire umuganga ugaruka muri iki cyumba kubera agasuzuguro kawe. Ariko ubwo umuntu azajya areka kwivugira ngo adasuzugura. Mbese ubwo utujuje inshingano zawe nka muganga ubu ugira ngo bigende gute? Ibya hano byaranyobeye. Nawe wasobanuza ngo akubwire ahubwo nuko kuko inabi gusa. Cicika bakumvise. Niba bikurambiye akagombye gufata umurwayi wawe ukamujyana ahandi cyangwa ukajya kumwivurira. Mbese ubwo wavura umuntu hejuru y'umushinga gutyo uwo muntu akazakira koko? Ngeze ndamukiza ndi Imana. Ndi Imana ra? Ubivuze neza. Iyo ujya kuba Imana nibwo nari kubabara. Umva twumvikane wa mugore we. Uko ukomeza kunshogoza ni kurushaho guhemukira umurwayi wawe. Mbese ubwo igihe gishize mpagaze aha ngaho uri kumbwira nabi ntabwo wambwiye icyo ngomba gukora cyangwa ukajya no kuvura abandi. Soni uratinyuka ukambwiriza icyo ngomba gukora rero? Mbese uguzi neza ko ufite ubuzima bw'uyu mukobwa wawe mu biganza byanjye? Umva di, ntabwo naje aha ngaha mu butembere ku buryo narangara bigezaho. Niba utambwiye ko ngura umuti ni muganga nabirota. Nukomeza kunkoroga ndamure ku muvure wa mugore we. Niba atari cyo cyakuzanye rwose wamwihurira. Ubwo kwisobanura ndengana nabyo ari amakosa rero. Ubwo se disi ko ari njyewe ugomba kunyura hano umunsi wose unyihenuyeho ngo uze kubigenza ute? Ubu ngubu ko witwa ngo urahari urimo kuhakora iki? Abaye ari bupfe ntabwo yarinda mpfana urimo kuntuka. Genda rwose mpagahenge. Ushaka ntuzahagaruke. Agasuzuguro kanuka gusa. Namujyana n'ahandi ntaho batavuga. Ibyo nabyo ngiye rwose. Mana we nabara ndapfuye pe.
ihangane sheri ihangane ni ukuri humura biraza kugenda neza nuko mbona abaganga ba hano nabo ntazi ibyo bibereyemo ndebera rwose dedodo barimo barisekera ntacyo bibabwiye kandi babona umuntu ameze nabi reka mbazura mukobwa mwiriwe muganga mbese ukomeje ukigendera kandi dukeneye ubufasha ukeneye ubufasha ki iragisurangire okay urabona nyine madamu ari kubise kandi rwose amerewe nabi umudufashe ihangane nyine ategereze kuki ntategereze bazamufasha none se mwebwe ntacyo mwadufasha koko ibyo ntabwo ari byo bishinzwe rwose ubwo nyine murategereza ababishinzwe nyine bari bo baza babikora ariko ubwo ko arinda guha ngaha n'umwanya tuhamaze kuko wadufashije cyangwa ukaduhamagarira abo babishinzwe kureba ataka cyane koko nawe nturi kubibona wowe ngo arisekera impamvu ataka cyane ni uko akureba imbere ye ngo iki nuko akureba imbere ye ubu se abakobwa bazitwara nta bagabo bafite ko ntajya mbona bataka ariko ye ubu koko akomeza kumbagare hano ku nzira y'abahisi n'abagenzi ureba ariko nawe wa mugabo ubanza utumva basi nta hantu habugenewe mwakirira ababyeyi baje bameze gutya ariko ubwo aho nakubwiriye ko atari akazi kanjye nta matwi ufite mbese nigiriye mu byari bindi mbega serivisi iri hano ariko sheri ntabwo nakubujije kuza kubyarira aha ngaha ukanga ukananira none dore babikweretse icyo hagera ariko uriya kariya gakobwa habuze gato ngo mukubite urushyi nuko ahise yizunguza akagenda oya ibi ntabwo nabyo oya ayiwe ndapfuye we umva mubwire sheri ngwino nkujyana ahandi rwose ibi ntabwo nabivamo singiye kubura byose ariko ubundi ko imikorere nk'iyi iracyabaho koko n'abantu babuze akazi uko bangana bari hanze aha koko umugore n'umwana wanjye baramutse bagize icyo baba turagerana kure ninjye n'ibi bitaro ibi ntabwo bishoboka kubwora sheri kandi unyumvire umura ntacyo ndi bube rwose ntacyo uri bube dore kandi kutava ku izima kwawe nibyo bigiye gutuma ugira ingorane ubu se kubona nta muntu n'umwe ukwitayeho urumva biragenda bite koko mbwira yewe umura barashyira baze bande uzi se uriya udukubye na zero ntabwo ari umuforomokazi wa hano ngo siko kazi ashinzwe ariko ntabwo mva hano ntamenye izina rye pe sheri none se urumva umerewe mbwira yewe mbwira ndumva noneho kindekuye ufite agahenge umva reka nkubwire waretse nkagushyira mu modoka tukajya ahandi ko hahari henshi sheri we kwigora rwose unyumvire dushobora gutirimuka hano umwana akaba araje wabigenza ute ko yambura gatoya ngo mbyara mwana we wa mugani si ubwo ntabyifatamo nte koko ariko si ubu rwose nkora iki nikodine mbwira dukomeze twicare hano hapfire koko mva ngiye guhamagara polisi ibi ntabwo ari byo ariko mwana wawe koko ngiye gupfa ayiwe ndumva umwana yatangiye kuba ariko ibi nge ntabwo nabyihanganira ngiye kuzana polisi hano rwose ntabwo bishoboka mwiriwe mudutabare rwose mwamutindanye koko gahunda we banguka azana akagare tumutware yazahaye pe niko ko wamutindanye reka twageze hano kare muga twageze hano kare pe mutabarire pe nta muganga mwabonye n'umwe uwo twabonye yadusuzuguye cyane anatubwira ko atari ushinzwe kwakira indushyi ngo n'imbabare unyumvire nawe ibintu yatubwiye tumwicaze tumutware yitabweho rwose urakoze cyane muga kare kose yaba ari wowe twahasanze basi humura rwose biragenda neza ibi bintu ntabwo nabyihanganira pe abantu umuganga arakubwira ngo ntabwo ari byo ashinzwe ariko akazi akora n'abantu babuze akazi bari hanze aha aya rwose umugore wanjye agira imana ntagire icyaba humura mubyeyi mubyeyi yabyaye neza nta kibazo gusa ikimuga umwana wanjye we ni muzima yego ni muzima ariko yavutse yananiwe kubera kumutinda ugize ngo yavutse yananiwe yavutse yananiwe ntimubimbwire rwose twageze hano kare bimeze neza baraturangarana banze kutwakira pe ikibazo ntabwo ari twebwe ubu mwana mujyanye muri kuveze bari kumwitaho kandi na nyina nubwo yanegekaye ariko araza kumera neza oya rwose ngenda arakaye ntabwo nshaka kumva ibyo bintu sinumva ukuntu umuntu azajya agana ibitaro nk'ibi ngo hagire ibibazo kubera agasuzuguro k'abaganga ba hano ntabwo bishoboka rwose ndabyumva wababaye ntababara ikibazo cyawe kiziguho by'umwihariko dore kariya gakobwa gatambutse hariya niko kadusuzuguye ese ubundi umuntu nk'uriya akora hano ate mbese ubundi yitwa nde ndamenya ari ndetse mama ko nta muntu anyuze hariya ahise arenga hariya
ngewe agira umugisha umugore n'umwana wanjye ntibagire icyo baba gusa. ahubwo ngwino ujye kureba uko umwana na mama we bamerewe. niko David. ndakumva mama. ubu koko ntabwo wanyaruka ngo ujye kundebera umwana ko wumva ngo ejo yarabyaye di. nibyo mama, ejo Yves yampamagaye abimbwira. ntiwumva ariko nyine nta mwanya ndabona rwose. umva uko yabaye. ariko koko wabuze umwanya wo kujya kunsurira umwana David. urabizi se mama? mbizi gute? numvaga nshaka kuzagerayo rimwe rwose. ubwo se ushatse kuvuga iki? nyine ndashaka kuzajya kumusura mu rugo nibamara kuva kwa muganga. nabyo nta kibazo, ariko byari kurushaho kuba byiza ugiye no kumureba akiri kwa muganga. reka rwose urabizi ko dinamukunda pe. ndabizi. ariko akazi mfite ni kenshi cyane. ariko se mwana wa, ndakumva mama. ko kuvuga ari ugutaruka, wowe uzampa kuzukuru ryari? ariko mama nawe rwose umva ngo araseka. iyo utangiye kumbaza ibyo abuzukuru uranyusetsa pe. erega mwana wanjye nkeneye kubona n'akana kawe. ntubona se ko nisaziye? none se ubwo urashaje cyane ku buryo utareka ngo mbanze nitonde mama? ego ko ese ujya wumva baje hano bose batanyita mukecuru? umva wacyana we, umukwe naramubonye, nkeneye n'umukazana. aha yewe nabyumvise rwose wikwivuna. nkunda ko wumva vuba rwose. erega nuko naje ugahita umbwira ibyo kujya gusura umukobwa wawe Dina. none se ubundi narinje kukubwira ko nshaka kuzaza kukwereka umukazana. ntiwumva inkuru nziza rwose? ahubwo se uhise uvuza n'impundu utaramubona mama? ndazivugije rwose kubera ko nishimiye iyo nkuru nziza. uti kaze mu muryango rwose. yego rwose nanjye ndishimye pe. hanyuma se uwo mugeni ni uwaheye? nizere ko wamwitegereje ukamurambagiza neza n'imico n'imyifatire mwana wanjye atazaza akakwanika. aha icyo nakubwira ni uko ari umukobwa mwiza. maze ni n'umuganga. nka Dina wanjye wabimenye rwose. ndongeye mbonye undi uzajya anyitaho rwose, dore ko abakecuru tugira indwara za hato na hato. cyane rwose pe. anavuga neza, mbese aritonda bikomeye. nuko rwose mwana wanjye. ntabwo rega nakwihangika. ndabyishimiye rwose. naho ubundi rero ndakumva uko nabikubwiraga. ndashaka kuzajya gusura Dina yaravuye mu bitaro. hanyuma nkagenda ngiye kumuhemba no kumwereka muramukazi we. burya rwose umaze guca akenge mwana wanjye. ni byiza cyane rwose. rega rwose ndakuze cyane bihagije mama. uzajye kumwereka umuganga mugenzi we rwose baganire. niko bimeze rwose. mwaramutse mukecuru. mwaramutse neza muga. kuzindukiye hano se mukecuru? yewe ndazindutse nagira ngo mumfashe. tugufashe iki se mukecuru? mbese ko mbona usa n'uwareze, umurwayi ameze ate? ewe byanshobeye pe. harya uri muri kangahe? ndi mu cyumba cya 4. naho umurwayi wanjye we ntako ameze rwose. ntereze iyo fishi ndebe. akira. simbona se byanditse hari iby'ejo hashize. kumutera amaraso none we? niko mukecuru? karame muga. ejo ni muganga we yakwandikiye ibingibi. ni wa wundi ushira isoni, ntabwo izina rye ndizi. icyo nibuka ni uko ari umukobwa. none se nta kintu yakubwiye? dore aho ndahamwe abantu. yaraje aramureba, areba mu jisho ahita yandika aragenda, nta kintu na kimwe yigeze ambwira. kandi niko ahora rwose abigenza. mwana we use koko. nkurahije ukuri uwo mwana wanjye amaze iminsi 2 yose nta n'imiti abonye. none se uyu munsi nta muganga wageze mu cyumba cyanyu? ntawe ahageze. ubu se mba niriwe nza kugusobanuza ibyo ari byo mwana wawe. yewe wowe wicaye aho mbanze niwo muganga wagombaga kuza gukora hari iwanyu. yego murakoze. ndabona ari Dariya. Dariya ni wa mushizi w'isoni. ubwo se namenya ari ubuhe koko mukecuru? ibyo ari byo byose ni uriya wanditse kuri iyo fishi yawe ejo. nuwo yoka. afesigaho ntugatukane mukecuru. mwana wa, hari igihe umuntu aguhemukira akagutera umutima mubi. ntabwo bikwiye ko umuntu akugira nabi ngo nawe umwishyura ariko. wese mwaba mutaniye mukecuru? yego wamfura we, ntaho twadutaniye rwose. none se mwana wa, mbigenze gute? humura buriya araza kubikemura. araza gute kandi amambere yaraje akandika ngo umuti?
reba ahangaha reka turebe reba iyo aranditse ntiyagira icyo ambwira arigendera rwose bukeye yagarutse arantukuza babuze icyo atera umurwayi ngo sinaguze umuti kandi ntabwo rwose yabimbwiye ubu urabona ejo ubwo ataraje akandika akigendera reka muhamagare mubaze Mm. halo amakuru dare none waba wari uzi ikibazo umurwayi uri mu cyumba cya kane afite ngo sinkuyobora none arakubye yaba bose nakubwiye ubwo se ko agusubiza gutyo uri mugenzi we urumva twebwe ba nyarucari bimeze bite mukecuru tugende ngufashe mana yanjye se kuko uwo murwayi icyo nzi cyo umwana wanjye naramuka apfuye haraca uwambaye da humura nta kibazo mwiriwe neza muga. biriwe nawe ariko se mada aho nagushakiye ngo nkuvure ndirirwa nkwiruka inyuma harya ni wowe ndi nitwa Dina ariko nari nagiye kwita ku mwana uri muri kuveze kuko amasaha yo kujyayo yari yageze ariko rero ndaje noneho mwagaruka ndumva n'umutwe umereye nabi pe. ariko ye uzajya wirirwa uzerera ibitaro byose wabyirukanse ngo ngiye dariya ndirirwa nkwiruka inyuma harya buriya kujya kwita ku mwana nabyo ni ukuzerera. ibyo ntabwo bindeba ntabwo mba naje gukina namwe rwose ibyo mujye mubimenya ntimukanteshe umutwe uko wigendeye se ndigendeye nyine aha nagira nte biteze ni byiza sheri karame ko wabaye ni amahoro byagenze bite sheri hey ntabera ndababaye cyane buya mbwira sheri byagenze bite bebe ni muzima ntacyo yabaye oya ntacyo ni muzima rwose humura ejo dushobora no gutaha none se ko washavuye mugore mwiza byagenze bite ko kutambwira yewe wa muganga Dari yambwiye nabi uyu duhuriye hano asohoka avuga nabi gusa ngo yakuzizaga iki se kandi barantokoza ariko uriya mukobwa niba ari n'umugore yikanze iki iki ntabwo mbyumva ntuzi yuko buri masaha 3 ngomba kujya guha umwana amashereka ibyo ndabizi cyane rero ngo yaje kumvura arambura nuko mvuyeyo n'izi bibero ubona sinabona uko nabikubwiye ngo guhora iki se kandi uriya mushenzi ariko uya ntabwo ngiye mba mbyumva kandi hangane ntugatuke umuntu ufite ubuzima bwawe mu biganza afite ubuzima bwanjye mu biganza se n'Imana dore ibyo byose yigira ni wowe wanze kumwirukanisha rwose narabikubwiye ntabwo kumwirukanisha no kumutuka ariho mutishe none ubwo we yagutukiye iki nyine ngo ntabwo azajya yirirwa nyiruka inyuma ngo sinamutesha umutwe n'ibindi aratinyuka akavuga amagambo nk'ayo koko ariko ese ubundi buriya azi uwo yabwiraga aramuzi ntakamumenye sinshaka kwamenya ndakumva uzi ikintu nifuza ntabwo nkizi kimbwire ndifuza kuzaza gukorera hano Dari ya Gihari doko niyo mpamvu utifuza ko namwirukanisha yego ariko nawe rero sinzi ibyawe buriya n'uwashaka kumwirukanisha namurambararaho nkamusabira imbabazi maze rero nawe ibyawe ntabwo nabyishinga waranyobeye pe sinzi ariko shenge umutwe uranyishe yo ayiwe ihangane disi kandi nari ngiye kukwarurira ibiryo ngo nkugaburire nturi bubashe se banza amazi amazi ubundi genda umbwirire dogiteri aze hano ubu niwe nshaka sinkeneye abaza gukina ku buzima bwanjye harya ubwo ninjyewe sindi buhite muregera Dariya sheri ndakwinginze Dariya waretse nkamureka koko namubabariye nawe mubabarire none se ngaho mbwira nawe ubwo ndabwira dogiteri ngo iki kandi Dariya ari ugomba kukuvura ugira impungenge rega ndamubwira sheri iryo tangazo iri wa mugani sinajyaga nita ku byanditseho reka ndebe rwose umurwayi afite uburenganzira bwo kuvurwa umurwayi afite uburenganzira bwo kwanga umuti bamuhaye bitewe n'impamvu runaka ndebe nanga umurwayi afite uburenganzira bwo kwanga kuvurwa n'umuganga ntusobanukiwe se ndabyemeye kabisa ngaho rero ugiye mwibwirire dogiteri ko ariwe nshaka
ndakumva muga. Mbese nta mahoro muga, kutajya guhindura isura gutyo. hari igihe akazi kaba kagoranye mukecuru, ntabwo buri munsi byahora ari bimwe. Birumvikana mwana wanjye. none se ubundi Suzu yari yaje muri ibi bitaro nta handi mwamuvurije? Umva yararwaye mbese yumvise bikomeye ahita aza kwivuriza hano. Ngo yaraje arahirirwa yabuze umuvura. Mbese nka bya bindi twese dusanzwe tuzi bya hano. Nuko aratavuwe ngo arataha. Mbese kuvuga nk'utabizi ntabwo mubana mu rugo? Oya, aba hafi y'ahakora ntabwo tubana. Niho yarwariye nyine. Nuko atatavuwe kandi arembye. Bibaho se? Mfati bitabaho uretse kwirengagiza. Mu bitaro ho ntabwo yirwa atavuye bukarinda bwira. None se yaje mu bitaro bigenze bite kandi yari yasubiye mu rugo? Yarahamagaye mu ijoro ati narembye. Ese kutagiye kwa muganga? Ati nagiyeyo ntahiraho. Nibwo nizinduye njya kumureba nsanga yanose. Nagombye kumutegera imodoka imugeza hano no kutabyibuka niwe twakiriye hamwe n'undi mugabo mukorana. Nibyo ndabyibutse koko. Mbese wa mukobwa mukorana azongera ajya aza kumuvura? Kubera icyo bimbajije mukecuru? Ni ukubera ko ntifuza ko yongera kunkorera ku mwana. Iyo utahaba ntiyari kuba apfuye kubera ubugome bwe. Oya mukecuru, bitekereza ibyo ngibyo. Hano hari abaganga benshi, uriya ataje kumuvura haza n'abandi. Icyo cyo si ikibazo rwose. Yewe nuko ntawe wihitiramo wenda, ariko nakwifuje ko ari wowe uzajya uhora umuvura wenyine. Mukecuru, wikwigora rwose. Ubuzima butangwa n'Imana. Naho njyewe buriya rero nuko mutabizi, mba mfite ahanjye ngomba kuba ndi. Nuko biba bibaye ngombwa ko nza gutanga ubufasha n'ahandi bikenewe. Muga, ni ukuri Imana izaguha umugisha. Dore umwana wanjye yarapfuye azize kutitabwaho pe. Iyo utahagoboka rwose wumva naratashye nikureye amaboko. Yewe, ibi bitaro ni bigari, kandi n'abaganga barimo ni benshi. Turafatanya tugakora uko dushoboye. Imana igakora gushaka kwayo. Ni benshi ariko bakora nabi. Ntacyo bamaze rwose nkubwiza ukuri. We ntabwo wavuga gutyo nanone mukecuru. Nabivuga nkanabisubiramo pe. Ubu suragira ngo amaso yacu ntabona. Utatse wese si waza yirukira kandi ukamufasha. None se abo bose uvuga ntibaba bahari. Wenda nta mahitamo yanyu, ariko kandi ntibuje ko n'abandi muramutse mubaganye babafasha da. Ko nanjye nta bitangaza nkora. Mwana wa, ijisho rikureba neza niri kureba nabi umuntu aba aribona. Tuguhitamo kuko tubona ari wowe dufitiye impuhwe. Gusa jya wihanganira imvune tugutera. Nta kundi nakaze mukecuru. Nzajya ngakura nicyo kiba cyanzinduye. Ubundi Imana yikora gushaka kwayo. Ari duha ubuzima se. N'igihe kigeze kandi irabwisubiza. Ariko mwana wa, ndakumva. Zuzameze ate ko numva binduruma. Wakomeje gukoresha amagambo ngo Imana igakora gushaka kwayo. Ariko kandi ntunameze neza. Muga, suko nguko twajyaga tuganira. Kandi nakubajije uko ameze unjyana mu bindi. Nereka mukecuru. Twagerageje uko dushoboye. Nuko rwose. Gusa nkuko nabikubwiraga mu kanya. Imana yamwishuje. Oya muganga we wimbwira gutyo we. Ayo we wimbwira ko umwana wanjye yapfuye muganga we, mwana wanjye ni mwebwe azize. Yanganye mukecuru ntabwo tutagize rwose ntabwo tutagize. Ngiye ndajya kubarega. Umwana wanjye mwaramurangaranye bihagije. Mukecuru ihangane rwose ntabwo ntagize rwose. We mwana wanjye koko. Uko karagiye. Ayo we. Ariko ndakurenganya. Zuzu wanjye azize ryashyano mukorana ryamuvuraga ritabishaka. Ariko ajye ntabwo nzabyihanganira. Ntabwo nzihanganira ibiyera muri ibi bitaro rwose. Bigomba gusobanuka. Mwiriwe abahano. Mwiriwe Dr. Ko mbona aba bahise mubyeyi. Ni amahoro? Urebye ni amahoro, gusa ndarwaye pe. Urumva umerewe ute? Reka ndebe ku ifishi yawe. Dore yari yashyize akira nyigoye. Twamereye nabi rwose. Ndebere rwose muga. None se nta miti wakwandikiye? Bande ko mu byambabaje nabyo birimo. No byo byagenze. Twahuriye naryo hano. Ntabwo wangezeho ngo ayinyandikire. Pas possible. Ni ukuvuga ko bigejeje aya masaha nta muganga urinjira muri iki cyumba cyawe? Nashaka ikizika. Erega ngo baje barambura. Nari nagiye kureba bebe wanjye, murabizi ko ari muri kuveza. Mbese ese bebe ameze ati?
bameze neza rwose kugeza ubu nabonye nta kibazo afite. c'est bien. ni ukwitaho rero nawe ukamwitaho kugira ngo muzitahire bidatinze. uko bimeze. hanyuma rero ngiye kukwandikira imiti noneho muyugura utangire kuyifata. uwo mutwe ugomba gukira rwose. mbese ujya wibuka kunywa amazi cyangwa winywera agakoma gusa. dogiteri rwose nawe ubanza ugira urwenya winywera agakoma gusa. aho ufite hari abadamu bajya bansetsa cyane cyane ababyaye bwa mbere nkawe. ngo baba bazi ko umubyeyi wabyaye agomba kunywa agakoma gusa. banywa primus se ntumva se ahubwo amazi ngo yatuma umwana arwara giripe. ariko nanjye nuko nabitekerezaga pe. oya rwose ntaho bihuriye. ugomba kunywa icyo gikoma, byo ni ngombwa rwose. ariko kandi umubiri wawe nawo uba ukeneye amazi. rega amazi ni ubuzima. ndayanywa da, ahubwo nywa menshi ubanza umwana wanjye azarwara giripe umugani wa babandi. none se dogiteri ndakumva. ubwo iyo miti najya kuyishaka rero rwose wajyayo nta kibazo. ariko se ntaragenda. mbese sheri karame kutamubwiye ikibazo cyawe ngo ukirangize. ikibazo rwose wibyihererana. ni ikihe kibazo? mbwira ntacyo bitwaye rwose. ako ndumva bitari niyo kubera iki se? none se ko dogiteri yabikemuye ubwo hari ikindi? mva kandi madamu ndakumva dogiteri. ni ibiki udashaka kumbwira? kandi nyamara ushobora guhisha ibyo bintu bikazakugiraho ingaruka. si ibyo nahoze mubwira. nta murwayi uherutse gupfa azize kutitabwaho. yewe ntiwari uri hano ntubizi? rwose ngewe ikibazo cyakemutse, ariko iby'uwo murwayi birababaje cyane. mva niba wanze kubivuga rero ngiye kubyivugira. none se nibyerekeye uburwayi bwa madamu cyangwa ni oya noneho reka ngende ubwo ngubwo. ibyiza ni uko mwabanza mukicara hamwe mukabiganiraho, mukabanza mukabyumvikanaho. mwamara kwimana icyo gukora kuri icyo kibazo akaba ari cyo mukora. umva rata dogiteri utaragenda rwose, nubwo bwose ashaka kubiguhisha. hari umuganga wanze kumuvura anamubwira nabi cyane, niyo mpamvu rwose usanze yababaye. byumvikana. ni muganga nde? kandi rwose bimaze kuba akamenyero kuva twagera hano. rwose sinzi serivisi ya hano uko imeze, zose ziba ari mbi. nimwihangane rwose, burya ngabo mwagatukisha bose. nizeye ko twese mutadushyira mu gatebo kamwe. ariko reka njye hari ibintu ntumva. ni gute umuntu atanga serivisi mbi bigeze hariya mukamugumisha mu kazi ntimumwirukane? nimwihangane rwose bizakosoka. mbese umugore nawe ni kumpa amazina y'uwo muganga wanze kuza kubafasha. dogiteri ni kwigora. ntunyumvira? ikibazo nari mfite mwagikemuye, ahasigaye ubwo ibindi muzabyimenyera. gusa kuba ari mwe nifuje ko muza kumfasha nuko numvaga ntizeye uburyo yamvuramo tumaze gutongana. ariko se ni mwamfashije mukambwira uwo ari we akabiryoza. ariko waretse nkabivuga. oya nukuri mwigira ubwoba rega, nimumbwire rwose turi uko twabikosora. umva wa gakobwa we, dore ko kigize bamenye wishyize imbere nk'akaguru karwaye igisebe rega nta n'isoni. ariko se noneho nakugize ntema. wangize ute? kodari rwose ko ndamukene nda wakunteje. ntawe wakunteje, reka ngo ukuruguture washyanuka. icyo wigeze ntukajye unyivangira mu kazi ndakwiyamye. ugira akazi kawe nanjye nkagira akanjye, ibyo byo bije biti. wakabimenye se nyine? wakabimenye ko ugira akazi kawe nanjye nkagira akanjye, uza kunyivangira mu kazi mu buhe buryo? na n'ubu rwose ntabwo ndasobanukirwa n'ibyo urimo kuvuga. uravuga ibiki? reka kwiraza i Nyanza se nyine barakuzi. ibitaro byose regwa bizengurutse, ukubita hirya ukubita hino, ngo uratanga keye yewe. buriya se kaba kagira ngo bagashima. urabizenguruka. ubwo ushatse kuvuga iki? reka ndabona wabyiyemeje, tobora umbwire rwose wica ku ruhande. ndabivuga nyine, ngaho ndabivuga. ubundi se wangira ute? wangira utera kwishyira imbere ukiha kuvura abarwayi bose nabo nagombaga kuvura bose ngasanga wabazengurutsemo. none se umurwayi azajya aza kunsaba ubufasha mbumwime? mbese ubundi byakumariye iki gusanga umurwayi yashizemo umwuka kubera kutamugeraho igihe kandi biri mu nshingano zawe? cyangwa urashaka ko mvuga n'akari murori? ubwo se ushaka kugaragaza icyo wakagomewe? mana we ntukade, si ndi umugome nkawe. uratinyuka kuko ukanavuga dari? cacaka aho ngaho se nyine barakuzi. utaba umugome se
ubwo ubona udashaka kunyirukanisha. aha mwirukanisha se ngo mpembwa yanjye n'ayawe aho rwose shyira umutima hamwe tuza pe utayahembwa si ubwo wirirwa wikupita hirya hino wikananshura hose wantangatanze ari uko nta nyungu bifitemo. niko dari uzi ko burya nta n'ubwenge ugira ariko ugatinyuka ukantuka muho ugatinyuka ukantuka ngo nta bwenge ngira. ntabwo rwose mbisubiyemo. ubisubiyemo ngo nta bwenge ngira koko? mbisubiyemo. ariko gusa ko nagukorera raporo bakakwirukana. ngo raporo nyine. ubu se wowe iyo nagukora bibaye ngombwa wayikizwa n'iki muko? nkorereye uranyobora ariko se muvandi ko ibitaro ari binini bikagira abarwayi benshi n'abaganga benshi uhera he uvuga ko mbizenguruka? utabizenguruka ubu se njyewe nishimiye kuvunika nkora hanjye n'ahawe ahubwo w'inkurugutura ntazajya gusaba kurenganurwa nta soni. kurenganurwa none abarwayi n'abarwaza bose ntibirirwa bagusinyiza ngo niwe muganga? ariko se tutanagiye kure ntiwaranze gufasha abantu kandi ubikora nkana bakaza kunyambaza nkabafasha ibyo nibyo byabaye ikibazo bigezaho. zibaho se nyine bakubonye naranze kubafasha nakubwiye ngo ntukanyivangire mu kazi mbisubiremo. ariko dari ubwo uribuka wa mubyeyi wakinye ku mubyimba arikunda umwana yenda kumuvamo ukanga kumwikoza ngo ntubishinzwe ubwo urabyibuka? ntabwo yaragiye gupfana n'umwana yari atwite. aramaze uri umuvugizi wese ariko mana none ko atapfuye yabujijwe n'iki? nigeze rero mubujije kuza kare ntiyabonaga ko ari kubise. uko yaza kose agomba kwakirirwa igihe hagereye kandi agahabwa ubufasha bw'ibanze kuko ari uburenganzira bwe. ubwo rero wabonye bwose wishanutse ujya kumwanura aho yari ari kugira ngo bagushime. ariko uzi ko burya ibintu byose bikora ku bushake dari. ndakwisabye najyaga nibaza impamvu abarwayi bose bakwishyizemo bikanyobera. batanyishyiramo se si byo wirirwa batamikamo si byo wirirwa batamikara uba wigize nyirandabizi kugira ngo bagushime rero. yewe bazaguha ibitaro biyobore muko kuko ndabona ubikwiye nakuba ubyigira. urirata se wundi wowe zuzu ntabwo yakuguye mu maboko uzongere kuvuga. ariko wagiye ugira ubumuntu koko yarenze kunga amaboko atari ukubera ubugome n'ubwiyemezi bwawe koko yibagiwe n'agasuzuguro. soni ujye kureba umurwayi wibone ko akeneye guterwa amaraso hanyuma wigendera wiceceke koko none urantangira nkuko ushaka kuntesha umutwe. nk'ubu ngubu se ko ari amasaha y'akazi uko ubu ntangiriye unzanaho amatiku umurwayi wagukeneye yakubonye. ubu se wowe ukarimo ugatinyuka ukavuga nk'abama se wankundiye umva imbere ikomeza kuntisha umwanya ati niba ushaka ko ngufasha kwica akazi no gukina ku buzima bw'abantu ntabwo ndi kumwe nawe. si ibyo se nahoze mvuga. kaba kakishyize imbere wagira ngo ariko shaka amagambo yose umbwiye n'ukuntu nagukingiye ikibaba umunsi wa mubyeyi Dina aragiye gupfa byara kubera kwanga kumwitaho nkana. bireka se gusa tuzi wazaguhagama keretse nugira amahirwe wa mukecuru ntajye kurega. ntuntuke wanshinze ntuntuke twumvikane. ubwo urashaka no kunkubita? nta nakumena rero urebye nabi. ariko umukobwa ubanza uri n'ikihebe si gusa. ikihebe ni wowe. ariko uwakubona wivugisha neza yagira ngo uri umuntu. ntabwo nawe ubi nkawe dari wagize amahirwe dinarinda atagukozeho rero kutaba warirukanwa none uri hakuza kuntondagira nta soni. ubu se abarwayi bose bakwanga mba navuganye nabo. rero kanesha se niwe wampaye akazi cyangwa uranyitiranya sha baranyanga se ubundi bazankoraho iki nakubuzankoraho iki nawe ngo ushyiremo mva imbere se nyine nigire mu kazi ibyo baguhaye akazi njyewe n'ibindeba. ejo ntabwo warebye agafilime. ngo agafilime? agafilime nyine. agafilime bwoko ki? hino urumva ejo dariya yari agiye gufatana mu mashingu na muhoza. yo ubwo se bapfaga iki ko dariya adashobotse? shaho se ni dariya yaba ari umutangiye. ubwo uzi ko yamutangiriye hariya agiye kuvura abarwayi akamutuka ngo amwivangira mu kazi n'ibindi byinshi. inashima gusa ubwo se renda yavuga ngo amwivangira mu kazi azi neza ko atagiye azi icyuho bahita banamwirukana. ngo abimenye se sha uzi ukuntu huriya muhoza amufatiye runini kandi sha nta nubwo ajya amurega n'ukuntu amuvunisha. ese tutagiye kure reba ejo bundi ukuntu yarangaranye wa mukobwa wari uri muri kane bikamuviramo no gupfa. wa mukobwa sha ariko narenze ko dara bimutera ubwoba agahinduka none aracyari wa wundi pe. nanjye narumiwe kandi buriya muhoza ni imfura iyi y'u Rwanda ntabwo yagira umutima wo kumurega.
ariko uzi ko buriya muhoza aramutse avuye hano ibitaro bishobora guhita bifunga. wenda ntibyafunga ariko ibintu byarushaho kuba bibi. Ukuntu yitanga abandi bibereye mu nzenya se hagira n'umurwazi uza kugira icyo ababaza bakamwuka inabi. Nabo rero barabimenye bahita bigira kureba muhoza. Sha uriya mukobwa yaragowe. Nuko hano nyine batajya batanga ibihembo by'umukozi mwiza ariko muhoza yakegukana pe. Hari nubwo atari nawe bajya rero. Nuko ntavunika. Winsetse. Buriya ntibyagutangaza umuyobozi atanazi ko muhoza ari gukora akazi ka hano hafi ya kose. Ubwo se ahubwo hari umuntu utabizira? Abaye abizi yabazi ko hano haba serivisi mbi bica gukosora. Wa mugani se ubwo kwibera kuri bitaro boss ntabyazi. Ahana abarwayi n'abarwaza ndetse n'abandi baza bahagana bakagenda bicaraguraho. Ashobora no kuba bizi ariko nabyiteho. Ariko nyine nawe urabyumva ntacyo yaba amaze pe. Ariko se bitari kure urumva ireba igihe twahagarariye hano kandi ngo turimo gukoropa. Abari abaganga ntibatubwiye ngo tube turetse tutabatera amazi. Nibahagaze mu nzira se biganirira. Nyine nk'ibi byose twahoze tuvuga barimo kwica akazi bataretse na kacu. Ubusoza agasanga hano hasa gutya ntiyagenda avuga ngo abashinzwe amasuku ntacyo bakora. Nyine niyo mpamvu umuntu mwica ibintu bikagira ingaruka kuri benshi. So bibona se? Ariko rero ibi bitaro bikabije gukora nabi pe. Reba Daria ye ngo niwe ushinzwe abaforomo kandi dore niwe bahagaritse amasanga na kuri yabaterera urwenya. Ntubona se ko muhoza adahari? Buriya yakoze ake n'akabagenzi kandi sha najya yicara pe. Nabo umugabo wo kubihamya. Abarwaza baba bamubujije amahoro ngo naza barebera abarwayi kandi ubwo nawe ntabwo abahakanira. Ariko birabigira bizashira tu. Bizamurwa n'iki se? None se haragahoro gahanze ariko natwe twigendere. Ubona aho twahagarariye twigendere. Uransetse. Buriya rero uzi ko bavuga ngo imbwa yiganye nka kunya mu rugo irabizira. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Nyine urimo urambwira ngo tubishinge twigendere hanyuma nibatirimuka hano umuyobozi ahagere bahite bavuga ngo twanze gukoropa. Kandi koko mbona Dare yabivuga. Uzi ukuntu ari umugome ariko ngiyeho abaganga ba hano sinzi icyo bakozemo. Hariho se reka nkubaze ubundi wari wivuriza hano ngo bagutuke nk'abatakuzi? Njyewe gahunde nivuriza hano habaye iki? Ibyo bakorera abantu se simba mbibona. Sha nigeze kurangiza akazi hano narenge. Nta n'abarwayi bahari pe. Nuko mbwira uri uhagaze iruhande rwa Dari uriya ntumubona? Ndamureba. Ntiwamvuye ko merewe nabi kandi niwe wari wasuzuma. Arangije uzi ukuntu yambwiye? Yakubwiye ngo iki? Ngo amasaha ye yarangisha. Ubwo ntegereza bari mu musimbure kandi sha isaha yawe yari itaragera. Ubwo wasanga ari gutari wujuje ibisabwa nawe? Oya nari nanyuze mu nzira bicamo nk'abandi bose. Abaganga bano se bagize ngo n'abantu wageze se ngo bakorohereza ngo murakorana. Ubwo senze kugusuzuma koko cyangwa uramubeshyera? Atanga namaze nk'isaha yose ntegereje kuza kwizama nsuzuma da. Undi se atari muhoza? Yewe sha narumuye pe. Gusa bihorere bigire nabi n'igihe gito. Ngo n'igihe gito se bikagenda gute? Ibitaro se bizafungara? Oya ntabwo bizafunga da. Nese urabatega iminsi ushingiye kuki? Ariko uzi ko nta makuru ufite wowe? Mbwira se sha wa mugani simba nzi iyo biva n'iyo bigana. Nyamara hari amakuru acicikana rwose ngo bagiye kuzana umuyobozi w'ibitaro mushya. Wiki? Nibyo da ariko nizere ko uzaza zahita yirukana abaganga ba hano bose ahereye kuri Dariya. Iyo ni inkuru igurishwa. Ariko disi nabonye umukecuru yaranyishimiye we. Ceceka sha abuze ukuntu yagukunze. Iyo rwose hariho abakecuru beza pe. Mama wawe ni uwa mbere. Nibyo se cyane. Urumva rero ko uzaza wisanga nta kibazo uzagira mu muryango wawe? Uko nabibonye ntacyo pe. Rwose ariko wakwereka ukuntu hari igihe ku bitaro twakira abakecuru b'abanyamahane wiye. Babashize ibisoni mu buzima. Mbese burya kuko abantu baratandukanye pe. Ubwo se hari uwatinyuka kukubwira nabi sheri? Umva di byihorere mana yanjye bambwira nabi hafi no kunkubita ahubwo.
ubwo se kuba wivugira neza kuko baba bakuzize iki abantu nabo rwose hari ubwo bakabya ushobora kuba wenda ari wowe ubona ko nitonda abandi baba batabibona da iyo rero ni akazi kabo ikizima ni uko ngewe nkwikundira ahubwo rimwe nzaza kureba ukuntu uvura abarwayi n'impuhwe nyinshi shaho uzaze ni ukuri karibu rwose ukoze cyane rwose ariko nujya kuza uzabanza nteguze sheri soko se wa mugani nteguze rwose ntabwo naza ngutunguye ahubwo nyibwirire iki mukecuru atigiharya yewe mukecuru rwose yarishimye cyane nibyo pe yarantunganije ngo kare kose narebaga hehe nibyo ariko abakecuru rwose ni abantu beza pe uzamubwira uti kera kose twari tutaramenyana ntabwo aba yumva ukuntu umuntu nkanjye aba yarabuze umukobwa bakundana ariko turanamurenganya rero ntabwo byumvikana rwose kandi nawe uramushyigikiye cyane rwose ivugire sha ntabwo uzi ukuntu kugufatisha byangoye buriya se narakugoye koko utangora have sigaho mbeshyira ni ukuri ahubwo niko tuzajya gusura mushiki wanjye ryari ko yabyaye wawu yarabyaye mbese cyane impundu nyinshi rwose yaranatashye ari mu rugo mbega byiza yewe niyo nkushenge rwose ubwo rero nyine uzashaka akanya hanyuma umbwire ndebe niba nzaba ntakoze tunyarukireyo yewe nta kibazo mfite sheri wowe uzabanza urebe igihe uzabonekera hanyuma umbwire tugende rwose umunsi wose uzampa ngewe nzaboneka maze tugende ndabipanga neza muri iyi minsi ndetse bitarenze muri iki cyumweru hanyuma nkubwire tujyeyo uzi ukuntu namubwiye ko nzaza kumwereka fiyanse akishima nibyo yakubikiye mu bicu sinakubwiye ko ari umuganga nkawe ese burya nawe ni umuganga nanjye nishimiye kumumenya shenge urumva rero ko ubonekeye igihe ni impamo pe desi iyo turi kumwe mba numva utagenda nibyo se ni ukuri kw'Imana reka gushyenga ntabwo ari ugushyenga pe nawe iyo gahunda yo gushaka umwanya muri iki cyumweru rero iyo rwose uyinyarutse pe kuboneka kwacu se kubizi biba bitoroshye ndabizi nzashyiramo akabaraga rwose cyane ahubwo se sheri ndakumva uriya mushiki wawe ni nk'icyo akunda ko nzakimugurire nyumuye nk'akado ubu se nazahinguka mu rugo rw'umubyeyi gutyo gusa nta kintu njyanye koko haryohwe iby'abagore n'abana ngewe nabimenye ntishiri mugani ndakurenganya we nari mbitabye dogita muhoza rero nguhamagaye ngira ngo unsobanurire neza ibyo uriya murwayi wakubwiye mu maboko uko byagenze reka rwose muganga naho yatinze gupfa pe uravuga gutyo ubishingira kuki ni gute mubona umurwayi arembye ntimutange raporo ariko rero murandenganya rwose dogita njyewe kiriya gihanda yari arwariyemo ntabwo nigeze mpakorera kuva muri iriya minsi none se byagenze bite kugira ngo umuvure mwahuriye murabona nari maze iminsi mu kiruhuko umunsi natangiye gukorerayo rero nibwo umurwaza we yaje kundeba afite impapuro bagiye bavuriraho umurwayi we aranyereka arambwira ngo hashize iminsi 2 ntawe umugeraho ngo nimurebere ntabwo uransubiza icyo nakubajije ariko nibyo natangiye kubasobanurira ariko dogite ubwo narebye ku mpapuro mbona muganga Dariya niwe wagiye amuvura Dariya kanavuga ko wakurikiranaga umurwayi arambeshyera dogite arambeshyera rwose arashaka kwikura mu makosa akayanshyiraho none ubwo ndamenya uvuga ukuri ari nde erigari ntararangiza kubisobanura neza nkimara gusoma iyo fishe nahise mbona Dariya yaranditseho ko umurwayi nta maraso afite ko ngo yagombaga guterwa ndi none se yarayatewe nange narabyibajije mpita mbaza uwo murwaza niwe umurwayi yarayatewe amaraso arampakanira nibwo nahise mpamagara Dariya mubaza niba azi ikibazo cy'uwo murwayi aho kugira ngo asubize turebe icyo twakora yahise nyiyama ngo sinkamubaza ubusa singe mukoreshaho ariko ubwo ibyo byose umbwiye urumva ari wasubiza icyo nakubajije
numvise atabyitayeho mpita n'uwo murwaza ajya kunyereka umurwayi nsanga ameze nabi cyane rwose duhita tumujyana mu nzu y'indembe byihuse tumutera amaraso ariko ntibyatinze yahise ashiramo umwuka. ariko uzi ukuntu hanze ahangaha igikuba cyacitse uzi abarwayi n'abarwaza uburakari bafite uzi amagambo barimo kuvuga. ibindi rwose mwabibaza Dariya kuko niwe wakunze kumukurikirana kuva yaza. none se karimo kubihakana? ntabwo nzi impamvu. nyamara ibintu murimo gukinisha nimubizi. ariko rwose njyewe nakoze uko nshoboye nuko nasanze umurwayi yararengeranye. ubu nataye umutwe mwese wabirukana mukagenda mukava ahangaha. ariko rero buriya mwajya kugenzura neza mukareba mu bubiko harimo uburyo abaganga bagiye basimburana mu gukora mu bice bitandukanye by'ibitaro murasanga ndengana rwose ntaho nahuriye na nyakwigendera keretse mu minota ye ya nyuma. ngiye kubikurikirana ariko ikizavamo mukitege. none se shiri komeza ukomange ntawe ukwikiriza. sinzi rwose pe. ubundi wamuhamagaye kuri telefone niba hari. kuba hari ibyo ariyo rwose ahubwo buriya wasanga batarimo kumva. data buriya wasanga umukozi yacuranze imiziki myinshi dore ko badatangana urusaku. nawe urabizi ariko ntacyo reka nongere mukomangire numve. naza dukingurire vuba rwose tumuganirize tuze kubona igihe tuza gutahira ujye kwizamusha. sibyo burya ntiwambwiye ko uyu munsi urirara. mfaye byasibwa n'ikisi ahubwo ubwo n'ejo nzabyukira mu nama ngo sinzi ibyo bazaba batubwira ra. ubwo urumva rero ko nzatinda gutaha. numvise umuntu uza naza baje gukingura pe. mbega Dina Dina usiko wabuze gato bari gusanga turukuyeho neza. ese ni wowe David? ni twebwe. ni ukuri munyihanganiye nari mpuze nose umwana kandi umukozi nawe namutumye ndabona yatinze no kugaruka. David Karame uyu ni sheri wawe se? yego sha yitwa Dariya kandi nawe ni umuganga nkawe. none se sheri uyu ni wa mushishiki wawe wambwiraga? bisa n'ibigutunguye se ahubwo bikenze bite ko umuntu usa n'utenguha. umva ni karibu ntabaheza hanze. sheri njyewe ndumva ntazi pe. wayigize uretse gato ndaje. none se ugiye hehe? umva sheri bigenze bite garuka ariko. umva David ngwino tuvuganeho gato. aha reka nzi. niko Dina Karame ibi ni ibiki biteye sheri wanjye koko tuje ari muzima. David njyewe namenye impamvu sheri wawe wambonye agahunga pe. ni ubwoba agize. ubwoba bw'igise wagutinyamo iki? nyine uyu niwe wandangaranye kwa muganga bituma mbyara nabi ndetse ni nawe nakubwiraga twatonganye. ngo Dina urafukisha ukuri? yewe data we Dariya sheri wanjye niwe wakoze biriya. niko Dina kuki utambwiye mbere hose kuko wagufashe nabi ko ari sheri wanjye? urandenganya sinarinzi ko ariwe mukundana. ikindi uribuka ko nahoraga ngusaba amafoto yo kambwira ko nzamwibonera muzanye hano. uzi n'ibindi Dina umva reka nzi sheri Dariya sheri. Karame niko bite byawe? ni byiza sheri ariko dutaye mushiki wawe namubonye. hanyuma se dutahe icyatuzanye turagikoze. kuki ntaruje kumunyereka se? harambonye nanjye namubonye dutahe rero. ariko Dani kuki utambwiye ko ariwe warangaranye mushiki wanjye bikamuviramo kubyara nawe umwana akavuka ananiwe? hanyuma sinari kubikubwira ngo bikumarire iki? nkamenya ubugome bwawe. aya yari amabanga y'akazi kandi ntiwize ubuganga. mu byo wize rero wizemo ubugome mu kazi. sheri wimbaza byinshi mbwira niba uza tugataha cyangwa uguma aho ngaho kandi njye ndigendeye. ese urakomeje ko uragiye cyangwa urimo kunkinisha? nagiye nyine. sheri umva nkubwire se umva yewe.
ese ko wihuta isaha yageze dare isaha ya poze se oya da isaha yo kujya mu nama harya ubu yatangiye si isaha ntayo wibukaga komanda nyine nari nje kukubaza ibindi yewe hari amakuru numvise ariko nta gihamya nyafitiye amakuru yerekeye iki wenda nayo kuncisha umutwe ndabizi nta makuru mazima yakuzinduruje ko yambwira ubwo uratangiye wa mukobwa we uramaze kabiri sinabivuze nta giza cyakuzinduruje kumbwira rega umva se nyine nkubaze urambaza iki mbaza ahubwo w'inkerereza dore amasaha y'inama yageze nyine nari nje kukubaza niba ibyo ndimo kumva ngo bagiye kuduha umuyobozi mushya wawe ubizi ngo n'iby'inama igamije hanyuma se wowe ntabwo bakugezeho bakubwira ko uyu munsi aribwo bari butwereke umuyobozi w'ibitaro mushya iki reka da inama yo nari nyizi ariko iby'umuyobozi mushya byo wapi pe ni gute se utabizi kandi ari wowe uduhagarariye yewe ubwo nanjye biranyobeye pe cyangwa ni rwo rwandiko ejo Elize yanzaniye ngiye muri poze nkamubwira ngo nareba aho abishyira nzaba mbireba aha narakubwiye kudaha ibintu agaciro kwawe ndumva bimbabaje pe bikubabaje iki se hari umwanya bazaba batanze se numva ye bitambabaza se ubwo ntamenya uwo nguwo uzaba aje azaba afite amatwara ki ariko ko ndeba ubifiteho ikibazo azaza akora akazi ke nyine njyewe rwose ndumva ntazi none se wari witeguye ko rero uzayobora bino bitaro ariko wa mukobwa we nturi umushinyaguzi ntabwo nshinyaguye rwose none se ubwo ufite ikibazo kikuko ngo ibyo byose kikubujije amahwemo ni iki mbese ni njyewe ubizi ibyo ni ibyawe rero njyewe nta kibazo mfite urabuzwa nande ko umukozi uri hano ari muhoza wagira ngo twebwe ntabwo turi abantu ariko ubwo urongera uzanye amatiku yawe wikwigiranye n'iyishidi uburyo wiha gukora akazi ugakorera ku kamaro wagira ngo ufite icyo wokeje ndakumenyereye dare cyo kurumpa amahoro rwose sinzi ikintu nziza wasanga nyine n'ikipe ntazi ubwo ushatse kuvuga iki yewe wasanga ariwe bagiye kugira diregitirise y'ibitaro nkaba ntabizi niko se muko ufite impamyabumenyi njyana kuri urwo rwego ariko buryo uzi ko umutima mubi uhumanyira wo maso utanyita impumyi se ukeka rero ko ntabona niba unabona ntubona neza cyangwa se ntutekereza neza mu kimwe ntuke washya nawe cyangwa wibagije ko ndi nyakubuje wasanga utanantutse undenganya ariko dare reka nkubaze ikintu kimwe mbaza sinzizi iki ahubwo ngwino twinjire isaha inama yageze ibyo kwa mabuja udashobotse ntacyo bimbwiye ahubwo se simbona diregiteri azanye n'umuntu w'umugore we kahore ndabona ari kuri ya mugore aretina keretse niba ntabona neza ariko yambaye neza we mureba ariko uriya mugore uko akabije kungendaho koko ubu se kandi iby'inama yacu biramurebaho iki ariko ko mbona ufite ubwoba mukobwa ntabugeze urabona uriya mugore azanywe n'amahoro n'ukuntu yanyishyizemo wimubeshyera ahantu hose ngiye ngenda ho wimubeshyera rwose yakugize ate ahubwo ufite ibyo wikeka wowe si aho ngaho nawe dore baraninjiye mbanje kubasuhuza mwese mutuze rero dutangire inama yacu kandi ntabwo itinda kugira ngo dusubire mu mirimo yacu nk'uko mwabibonye ku butumire ibi bitaro byahawe umuyobozi mushya nagira ngo mubereke ni uyu nguyu turi kumwe yitwa Dr Dina bamwe si ubwa mbere isura ibaca mu maso ubwo rero ntabatindiye nawe yagira icyo ababwira murakoze nk'uko dogiteri amaze kubibabwira rero ni ngiye tugiye kujya dukorana ndabona benshi tuziranye kuko atari ubwa mbere nza kuri ibi bitaro tubahaye ikaze rwose urakoze cyane nk'uko nabibabwiye rero mu minsi ishize nabaye muri ibi bitaro ariko serivisi ihari ntihwitse sinabura no kuvuga ko ari mbi cyane nkaba rero mboneyeho umwanya wo kubamenyesha ko hagomba kubaho impinduka mu buryo bugaragara sindi bubatindire ariko ndi umwe mu bahawe serivisi mbi ndi muri ibi bitaro ni muri urwo rwego mbere yo kuza hano nabanje gusabira umuforomokazi witwa Daria kuvanwa mu mubare w'abakozi b'ibi bitaro nawe arabizi ko ntacyo ahamara ndabamenyesha kandi ko buri wese imikorere ye hano nyizi
impinduka zo zirahari cyane kandi zizakomeza buri wese bizamugeraho kugira ngo ibitaro bihindure amateka. ariko rero ngenda ndarengana vemo. niba urengana uzitabaza inzego zibishinzwe. ikindi nagira ngo nkumenyeshe akiri urwandiko rwahamagarira kuzajya kwitaba inzego z'ubutabera kubera idosiye y'umurwayi witwa Zuzu warangaranye bikamuviramo n'urupfu. buri wese niyisubirire mu kazi ke. murakoze. ewe neza n'urwo rwandiko ndagiye maze Muhoza yishimye. Dari ntumbeshyire niwe wisize ahubwo ubaye akayankunguza inkwari ishoka agaca akayireba. ntumbeshyire. ndagiye di abantu bagenda ku bandi kuva mu gitondo kugeza nijoro umunsi ugashira icyumweru ukwezi n'imyaka bigashira koko uzunguka ikizi. ayiwe bite ko wihuje wihuta. Dariya uzi ko nkanzi ko nawe uzi nguhamagara ntunyita. wabaye iki? wanshakiraga iki se kwibyanya imbwa zibirwanira? niko kuki umpisha amabi yawe kugeza ubwo ngewe bingeraho mu kazi? niko Dari niwe watinyutse gukora biriya koko? nkora ibiki se kandi? ko ari ibiki? sheri bya mushiki wawe sinakubujije kubigarukaho koko. ubu se komeze kunyirukana noneho nibwo yungutse. niko Dari nari narihanganye ko wafashe mushiki wanjye nabi yaje kugana nk'umuganga igihe yasaga kubyara none koko burya uri n'umugome bigezeho gutwara ubuzima bw'umuntu. nuka njyewe ni ukuri kw'Imana nta muntu nishe David n'izina ry'Imana dagatwikubure mushiki wawe yanyikizemo arashaka kunteranyaho ni ukuri kw'Imana. ibyo bintu rwose njyewe ntabyo nakoze ntubeshyire nawe. umva mbese ngarekeranye n'inyinshi ugira n'umutima mubi bigezaho niko ibyo wivugisha ni bike ndakatwika ndakarayira uragira guto cyacekaho ngaho. ubwo rero wari uzi ko dosiye yawe ukurikiranyweho kugira uburangare bw'umurwayi wakurikiranaga akabura ubuzima ubiri mu bugenzacyaha kandi ibimenyetso byakusanyijwe byose biraguhama urumva neza? ngukisheri uravuze ngo bagiye kumfunga hanyuma ukeka ko ibyo wakoze ari ubugira neza? oya pe ariko ni ukuri mfasha sheri. ufasha? ndabizi narahemutse ariko mfasha nk'umukunzi wanjye undengere batazamfunga we ndakwinginze. wenda akazi ko ndabyemera ko nagatakaje ariko se no gufungwa koko mbabara ndakwinginze sheri nikubise imbere yawe rwose ugirira urukundo ngo ukunda nawe ukaba unkunda. Dari urabizi sinigeze nkwanga ariko nanone nubaha ubuzima bw'umuntu pe urumva neza? ibyo wakoze ntibyihanganirwa ukwiye kubibazwa uko byamera kose. sheri ubwo koko nawe unciriye urwa pirato koko? ni wowe warwiciriye. wambabariye basi ugakoresha ububasha ufite simfungo. hariya nkarasha ububasha afite n'ufungo. iyo aba wari uzi ko ngerageje kukurengera twafunganwa urumva neza? gusa uretse n'ibyo ntiwigore wongera kunyita sheri wawe kuko ubu muri ngere sinkikubara nk'umukunzi wanjye rwose. sheri nukuvuze koko? ahubwo reka nigendere. nukuvuze? si uko mvuze gusa ahubwo nuko nanzuye. reka nigendere. umva Dari uzabajye wifashe. muri uyu mukino inkunguzi y'inkware wanditswe na Mukamusoni Fulgence yamwumvisemo Dariya mwakiniwe na Karangwa Liliane, Dina mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, David mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Muhoza mwakiniwe n'uwa Maria Olive, Herve mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Mukecuru mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Gahunde mwakiniwe na Sibomane Emmanuel, Elize mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Koreta mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, naho wabakiniye Dogiteri Nindabananiye Rwema Jean Dora Kurwa. umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. ni mugire ijoro ryiza.
ikinamico